zihagarare umwuka w'Imana namanuke azasobanura ibyanditswe ndi umwana w'umuntu ariko uri Imana tuguhaye icyubahiro kuko ubikoze tugukomeye amashyi kuko ubikoze wamamara data ingoma yawe niyamamare mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Amen. Nitwa Musabimana Fortune. My name is Musabimana Fortune. Ndi umudamu ushima Imana. A woman but Mfite umugabo n'abana bane. With a husband and ubwo ndibwira abantu bari mu iteraniro babashyitsi batanzi ariko abandi turaziranye murabizi ko ndi umwana wa hano ku Ntenyo. I was born from here. Kandi turi kumwe mu ijambo ryayo turi kumwe mu ivugabutumwa. We are together on the roads. Ubwo nagiye mpura n'ibintu byinshi kubera ivugabutumwa ryagutse. I have to preach, but I have some challenges, but I will come. I usually want to do different churches. That is why I decided to leave. Kubera ko babisaba umuntu uhari akurikirana amakuru amenye uko ibintu bimeze. I'm not always present and ariko nifuje ko tuzajya dufatanya izina ry'Imana rikamamara. But we should support everyone and we preach the Lord. Tuzadufatanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. We shall be united in one different ariko hari abayoboye kandi bizakunda. And I know that everything will go well. Murakoze cyane kubyakira kandi ni byiza. Murabona ko turi kumwe. Accept that we are going together. Ndabashimira mwene data. I thank my brother. Tugeze mu gihe cy'ikoranabuhanga rikomeye. We are in the world of IT or technology. Dukeneye kubwiriza ubutumwa bwiza abumva ikinyarwanda n'abatacyumva. We need to preach the gospel to all. Abari hafi ndetse n'abakure. For the people who are near and for the people who are far. Ubuhanuzi butubwira ko the prophet says that ubutumwa bwiza buzabwirwa amahanga yose. The gospel will be preached to all. Hanyuma imperuka igahera kwikaza. And the end. Kuba Imana yaraduhaye ikoranabuhanga. God gives us to the Lord. Kuko amahanga yose all the nation abo abashaka kumva Imana no kumva imbaraga zayo want to hear God. Barimo barabyumva. We hear everything. Nubwo batabyubaha even if they will not obey, but they will hear. Ijambo ry'Imana rigomba kugera hafi na kure. The word of God has spread in the world. Batugaragarije ko badukurikiranye. Some of people say that niyo mpamvu twifuza ko ubutumwa bwiza bubageraho. And we want that the gospel will kwitanga. I thank you to be here. Mumushimire cyane. Thank for him. Dusome ijambo ry'Imana twihuse ndakoresha iminota mikeya. Let us read the word of God and we will. Dufite intego iri muri Yesaya igice cya 60. Our theme is found in Isaiah chapter 16. Kuva ejo twari tuyifite. Since yesterday we are there. Duhere ku murongo wa mbere ndasoma imirongo 3 yonyine. Let us read from verse 1 to verse 3. Hanyuma tujye ku cya 59 dusome 3 nanone. And we shall be back to Isaiah 59 for 3 verses. Turi busome n'ahandi hamwe tuganire Imana iduhanisha. Another scripture. May God bless you. Byukurabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Murongo wa 3, amahanga azagana umucyo wawe n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana mvugira utamena. Igice cya 59 reka naho masomo 30 arahasomera rimwe. Umurongo wa 12, erega ibicumuro byacu bibaye byinshi imbere yawe kandi ibyaha byacu ari byo bidushinja, ndetse ibicumuro byacu turi kumwe nabyo, kandi no gukiranirwa kwacu nako turakuzi. Turacumura kandi twihakana Uwiteka,
turateshuka tukareka gukurikira Imana yacu, tukavuga iby'agahato n'ubugome, twibwira ibinyoma, tukabivuga tubikuye ku mutima. Imanza zitabera zisubizwa inyuma no gukiranuka, kuko no gukiranuka kugahagarara kure, kuko ukuri kwaguye mu nzira, kandi gutungana ntikubasha kwinjira. Twakira ijambo ry'Imana. Let us read in English version Isaiah chapter 16 verse 1 to 3. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the people, but the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Isaiah chapter 59 from verse 3. Let us read verse 12. It says, for our offenses are many in our sight, and our sin testify against us. Our offenses are ever with us, and we acknowledge our iniquities. Rebellions and treachery against the Lord, turning our back on our God. Fomenting oppression and revolt, uttering lies our hearts have convinced. So justice is driven back, and righteousness stands at distance. Truth has stumbled in the streets, honesty cannot enter. Truth is nowhere to be found, and whoever shuns evil becomes pretty. The Lord looked that was displeased, that there was no justice. Imana ishimwe, mukomere Imana amashyi muyishimira kubw'ijambo ryayo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Abinyuma haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Nzanye ijambo rivuga ngo nitubyuke turabagirane. Si ijambo ryoroshye. Ukubyuka abantu bakagira gute bakarabagirana. Si ijambo ryatubwiye. Yesaya ahanura. Isaiah prophesied. Yahanuye mu gihe gikomeye. And it was in the time bwa Isiraheli. when Israel bagaragarizaga umugambi bafiteho. God has a good purpose for Israel. Ihagurutsa abahanuzi. And harimo abahanuzi bakomeye, harimo Yesaya. As a big prophet. Yesaya harimo abahanuzi bakomeye. Isaiah is one of the prophets, and Jeremiah and Isaac. Imana bahagurutsa mu gihe kigoye. God used them. Hanyuma bahagurutsa ngo babwire ubwoko bw'Imana. Ubutumwa Imana itanze kugira ngo Imana ibabungabunge, imenye uko imitima yabo imeze. Igice tubanje gusoma cya Yesaya aricyo kirimo intego cya 60. Yesaya umwuka w'Imana wamugezeho, abwira ubwoko bwa Isiraheli, aravuga ngo nimubyuke, nimumara kubyuka murabagirane. Iyo umuntu avuye mu buriri ahita yiyuhagira mu maso, akiborosa, akambara imyenda myiza, agahita ajya mu kazi cyangwa agahita utembera. Ni ukuvuga ngo ukimara kubyuka hakurikiraho kwisukura rero. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ukimara kuva mu buriri hari ibintu bihita bikorwa. Ntabwo uhita ujya mu muhanda uhita wihumura, ukavanamo ubutumwa, ukiyuhagira, ukambara neza, ugahita ujya mu kazi rero. Haleluya, haleluya. Imana irabizi ko umuntu yabyutse akeneye koga, akeneye kozwa, kugira ngo najya mu bantu aba ari simati, aba ameze neza, aba akeye ku mubiri. Haleluya. Niyo mpamvu Imana yakoresheje iri jambo. Iravuga ngo noneho nimubyuke, noneho nimubyuke mu buryo bw'umwuka. Nimumara kubyuka murabagirane kandi. Haleluya, haleluya. Ntabwo warabagirana ukiyuhagiye, ntabwo warabagirana
utejejwe ntabwo urabagirana utatunganiye Imana. Niyo mpamvu ya saa 5:9 hatubwira ngo nicyo kizatuma twahasomye 5:9 Imana tugirane ngorega ibicumuro byacu bibaye byinshi. Ni ukuvuga ngo nicyo abantu bari bwiyuhagire ni ugukuraho ibicumuro, kuko iyo usohokanye ibicumuro reka nkubwire abana b'abantu barakureba, abana b'abantu barakwisuzuma, nuterekwa arakureba akavuga ati nta Mana imuriho, arakwitegereza akavuga ati nta burokore bwe, arareba uburyo ugenda akavuga ati araririmba ariko nta gakiza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ibicumuro byacu bidushinja ni byinshi, kuko abantu bimuye Uwiteka bakora ibizira, bakaza imbere y'Imana bakaririmba bakabyina barasambana barakora ibizira barasenga ibigirwamana, abantu baribona, abantu bafite uzangana. Ejo barimo batwigisha kuba wereka umuntu kumusekera kumukunze ukanabimubwira mu mutima bisibana kugira ngo abantu ntibakureba ariko Imana irakureba, Imana irandeba. Niyo mpamvu ijambo riratubwiye ngo nitubyuke rero, byuka muri ibyo ngibyo, byuka mu magambo, byuka mu busambanyi, byuka mu bigirwamana, kuko igihe wimye Imana umwanya wawe wose ukawuharira ibyawe, Imana yagushaka ikakubura, ibona ko uri gusenga ibindi bintu, ibona ko hari ibintu biringiye. Abantu baburiye Imana umwanya, babuze umwanya w'Imana. Urashaka umuntu ngo abe imbere y'Imana ukamubura, urasanga umuntu uri kuririra ibizira birikwera mu isi, wareba amarira ugasanga yarakamye. Urabona atari agahinda. Ijambo riraduhamagarira muri Yeremiya ngo yemwe abagore muzi kurira, kuko ijambo rizi ko abagore twe tuzi kurira bya hatari. Nimuze turirire umurimo w'Imana, turirire abarimbuka, kuko abantu bararyamye kandi bamaze no kuryama barasinzira. Abamaze gusinzira noneho bamwe barimo baragona. They are now in a deep asleep. Aragona aceza mu nzu y'Imana kandi ari ubusambanyi. Aragona aceza mu nzu y'Imana kandi ari umurozi. Imana itugirira neza. Ijambo riratubwira ngo nimubyuke, mureke tubyuke turabagirane, tumurikire isi. Naraye mbabaye cyane, hari itorero ntari buvuge izina. There is a church that I will not mention, but the people hearing us that ministry, Beka Arena. People come in BK Arena. You know, to rent BK Arena, it is above 10 million. And people come with white garments. Many things held in the BK Arena. And after baptizing more than 500, but that baptized in the water there was more than 3 and 4 people, and and deep. Every person was nimujya kuri YouTube murabibona. When you go to the wose wavuye muri ayo mazi babarambitse hasi, babateze amabase, abaruka bararuka, n'ibindi ntabasha kuvugira kuri kamera. Abantu bose barasakuza, ntabwo tuzi ikintu cyabaye cyatumye iyo minister
ministry leta iyifunga but the government ministry nta n'impamvu yo kugira ngo nge mbimenye ariko tuzabimenya icyo nshaka kubabwira nimwitonde bakozi b'Imana nimwitonde Imana uvuga uyisuzume ese Imana warayimenye cyangwa kugira ngo abantu bakurebe ese iyi myuka iyoboye isi ni imyuka nyabaki iyi myuka ituma umuntu ava mu mazi yataye ubwenge umuntu w'umugabo bakamuterura umuntu w'umugore bakamuterura bakamutega ibasakaruka ibyo byose biragaragara reka mabwire nutabyuka aho uri umenye Imana yo mu ijuru Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo wicira bugufi wiha umutima wawe wihana ibyaha byawe ibyo uzakora byose n'ubusa ndabinginze nababaye numvise abantu benshi babivugaho kugeza aho umuntu avuga ngo niba bafunze itorero nk'iri byafashije urubyiruko gukizwa byafashije abantu benshi ubwo Imana ntiriho babivuze cyane ngo iyi Imana ituma badufungira insengero ngo iyi Imana ntiriho nagira ngo mbabwire ngo ijambo ratubwira ngo nitugera kuri Yorodani ibintu bizasobanuka ndababwira ukuri mureke tugende ikivunge ariko nitugera imbere hano gato ibintu bizasobanuka nagira ngo mbabwire abanyumva Imana dusenga irahari kandi niyo iri mu kazi izagenda ikura ibishingwe izagenda isohora ibintu by'imyanda izagenda ikuraho imyanda ndakwinjiza ntuzagenda muri ibi bishingwe ndaguhendahenze wankurikiye waba uri imbere yanjye waba uri kuri kamera wari uri mu mahanga reka tuvuge Imana yitwa Uwiteka Imana ibabarira ibyaha Imana ikura ku cyavu haleluya haleluya Imana igukiza ikagukiza ibyaha ikakubabarira ibyaha kandi ikaguhindura haleluya Yesaya aravuga ngo byuka urabagirana dore umucyo wawe uraje izuba ry'Uwiteka rirakurasiye amen mu ijambo twasomye ryatubwiye ngo numara kubyuka umucyo wawe uzahera gutangaza ngo kandi noneho amahanga kugira utamena amahanga yose azaza azanye ubutunzi azanye ibintu byose abikuzaniye ni ukuvuga ngo mu gukizwa rero harimo kubaha Imana harimo kubona amahoro harimo kwezwa harimo no guhabwa ubwo butunzi abantu benshi butumye bagwa bakagwa mu mutego w'ubuyobe nagira ngo nkubwire genda ku umurongo umwe banza wezwe wihane numara kwezwa ubyuke uva mu byo urimo nurangiza urabagirane kandi kugira ngo urabagirane ukeneye amavuta ukeneye amazi batubwirije amazi y'ubugingo komera Imana amashyi ntimubyumvise haleluya Imana itunyanyagizeho amazi meza kuko ijambo ratubwira ngo nzabanyanyagizeho amazi meza bakura mu mutima ukomera nk'ibuye bashyira mu mutima haleluya ndimo ndababwira ngo nimubyuke ushobora guhagarara ukambwira ngo ngenda ahagaze ariko niba uhagaze Imana ishimwe ariko ko wamaze guhagarara urejejwe uratungana uboneye nk'uko Imana ibishaka ndababwira ngo nimubonere nimutungane mutunganye inzira zanyu Yohana yigisha abatiza ari nayo mpamvu abantu bari kwibaza ku mibatizo nk'iyi yababwiye ko umubatizo ari iki ari ukwihana ibyaha abantu bakihana ibyaha bakoze hanyuma bakabatizwa haleluya umubatizo wa mbere ni uko abantu twihana va mu byaha nshuti yanjye va mu byaha leave your sins. Harutse kubona abantu I saw people ngo bajya gusura ngo ahantu ngo habaga Nyabingi visited a place where they washed nyine bavuga amateka mbana n'abantu bakomeye nyine bariyo bababwira icyo bakora
people. reka mbabwire And they were explaining what ukomeye is usibye happening. Uwiteka Only one person icyubahiro who cyose is ufite power, ubwenge bwose ufite God, ubuhanga bwose ufite any ubuhanga bwose knowledge and ufite wisdom you have, uri kose how you were ukeneye guca bugufi imbere created, you need y'Uwiteka. to be Imana humble in the ikakugirira eyes neza of God. Imana ikakweza ndavuga ngo nimubyuke kandi I tell you, ijambo twasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka bwatubwiye ngo Yesu ahura n'abantu yari ageze ahantu ku irembo ry'umudugudu Jesus meet with a crowd of ahura people, n'umuntu abantu bikoreye ikiriba and he meet with a person who are carrying arabimenya ko life, bikoreye uwapfuye and know that this person is Imana dead. yarabibonye And God reba was wicaranye kugira ngo aware. Imana There are yakwitegereje person who is neighbor that God knows Imana you. yamenye ibyo wikoreye God knows what you are niba ari carrying. bizima cyangwa They bipfuye are good all ariko bad. Yesu abagirira imbabazi And Jesus Yesu nakugirira imbabazi May akimara Jesus kukwitegereza have a pity on you. yabonye ko wikoreye ibipfuye God knows that ariko you ijambo are ry'Imana carrying yatubwira ngo bad things. nimwemera mukumvira If you accept and muzarya ibyiza byo mu obey, gihugu you will eat all ariko things in nimwanga the nation. mukagoma But if you inkota disobey, y'Uwiteka izaturya the knife of God kuko akanwa will k'Uwiteka kill you. ariko kabivuze It's a word from the God's mouth. twarabwiwe cyane cyane hano ku ntenyo We have been told, abahanuzi baratubwiye prophecies kugira ngo comes. duhindure uburyo kandi We want to change. twemere guca bugufi imbere y'Imana We need to be humble in tubyuke the God's turabagirane eyes. And stand up and byuka rise. byuka aho uri Rise, rise, mu magambo. rise from byuka mu your words, nzangano from byuka mu your ishyari iniquities, birirwa from your muvuga abantu jealousy. ukavuga umuntu ukavuga undi You are- ngo dore arahise You are ngo asigaye yirata ngo n'amamodoka ngo ni iki ariko reka mbabwire Let me tell inshuti you, zanjye bantu my b'Imana friend and mureke my friend, dukundane let's tubyuke mu love byo each turimo and everyone. twambare umwuka wera And we get Imana yaratubonye yamaze kwitegereza ibyo wikoreye seeing you and ariko knows nitwemera your ibyaha burdens. byacu But when you tugaca confess bugufi your sin, Imana iratubabarira God will muricara muri forgive you. korari You sit in a ukavuga mugenzi fire wawe and you talk to your ukicara mu neighbor. bayobozi You sit ukavuga in mugenzi a wawe and you uri talk to umukristo your neighbor. ariko Imana iraduhamagaye But God ngo mureke told duca us, bugufi and we need ngo to be nimwemera humble. mukumvira When you muzarya ibyiza byo mu obey gihugu God, you will eat everything. Yesu that amubonye Jesus arahamagara ngo noneho uyu mwana nabyuke and called the baby, aramuzura raise amuha ubuzima the son. Yesu akuzure May Yesu Jesus aguha ubuzima your Yesu akuzuza urukundo May Jesus Yesu akuzuze fill you ubumwe n'abandi and be Yesu that akuzuze to amahoro others. Yesu akunezererwe peace. nanjye anezererwe murabyakiriye You will receive Twakire ijambo from ry'Imana. the Lord. nagira ngo mbinginge I want to tubanze dufate ask you, umwanya wo guca bugufi we take time to be Imana tweze humble and God kuko ijambo riratubwiye ngo cleanse our tubyuke sins. Because the niturangiza Lord turabagirane says, arise and tiwarabagirana light. utisize amavuta You can't dukeneye light amavuta without y'umwuka having wera the anointing. dukeneye ko Imana itwuzuza umwuka You wayo need to have muri iyi the minsi Holy 50 Spirit. In this 50 ni iminsi days, intumwa zari zitegereje the disciples nyuma yo were kuzuka kwa waiting Yesu after Jesus' hanyuma iminsi resurrection. 50 ishize And after 15 days, Yesu yohereza wa mwuka yari yarababwiye Jesus said ngo the Holy nigenda Spirit, nzaboherereza umufasha as he promised, hanyuma that he buzura would umwuka send the Spirit. barabibonye buzura umwuka And we ntabwo bigeze bambara ubusa We saw buzuye the umwuka free of that. ntabwo bigeze baruka They will not buzuye come. umwuka ntabwo bigeze When bamera they nka were kuriya full of ntabwo the bataye Spirit, ubwenge they were not dukeneye umwuka confused. wera w'ukuri We need haleluya truth kandi of umwuka w'ukuri ngo naza azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha n'ibyo And gukiranuka that Holy Spirit will Leaves the read mateka. all the word. And niba all munyemereye people dufate will umwanya wo kurira repent their sin. dufate umwanya wo kurira Let us take turirire abantu time to baryamye cry. abantu Cry bishingirije for the people who abantu are bagaragara sick. nk'abazima kandi bapfuye And cry for the people dufate who umwanya wo are kurira turirire abantu baguye Let us pray. turirire abantu bavuye mu murimo Cry w'Imana for the people who are Kandi not in the mwirire. ministry. And we cry for Yesu yourself. yigeze kubwira abagore Jesus told arababwira ngo the women, nimwiririre cry yourself. n'abana banyu Cry for yourself reka and your twiririre children. n'abana Let us bacu cry for ourselves and our ejo children. bundi nutarira When you are not umwana crying, wawe
bazamushyiramo iyo myuka cyangwa nawe uzashiduka ari uko wayobye y'abasazi. Mureke dusenge, muranyemerera dusenge Imana, muranyemereye, niba munyemereye muzamure ibiganza turebe. Raise up your hand. Mwese muhaguruke dusenge. Stand up and pray. Ndinginga abanyamasengesho dufata umwanya wo gusenga. I want to call upon all intercessors. Hanyuma nimara gusenga abantu bashaka gukizwa no kwezwa nabo turabasengera. People who want to be saved and to get salvation will come and pray. Lord, you are holy. You are so powerful. We heard your word. And we are humble. Forgive our sins. Forgive us. Forgive us. Forgive this congregation. Forgive everyone who is here. People left this people left you alone. But they are worshiping gods. Some of them need abandi and the others worshiping people. Lord, we ask forgive your people. Forgive the other forgive other forgive forgive our hearts. Forgive our hearts. Forgive our hearts. People come to us with darkness. People are people are they are now advertising things. God forgive us. God forgive us. God forgive us. You forgive us, Lord. And the people hear our word. They are humbled and forgive them. Forgive them. Forgive them, Lord. The word says, bakagomeza kuba banduye, bakagomeza kuba bafite umutima, ntibiyuhagire, baba basebeje izina ryawe, batubye izina ryawe ritukwa mu banyamahanga, izina ryawe riratutswe, ariko uzahora uri Imana, kuko uri kera n'uyu munsi ni kuri, kandi uri kuzahoraho, uhereye none ukageza ibihe byose, uciye bugufi Imana, iteraniro ryumve Imana, dusabiye abanyarwanda imbabazi, dusabiye abari mu bihugu byabo imbabazi, cyane imitima cyane cyane, imitima y'abakumenye kandi imitima y'abitirirwa izina ryawe, benshi barayobye bakurikiye ubutunzi, abandi barayobye bakurikiye ibyubahiro, ariko Mana baratubwiye ngo iminsi nk'iyo niza muzararame mureba mu ijuru uko gutabarwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Niyo mpamvu tukuririye, niyo mpamvu tuguciriye bugufi, tubabarire kandi uki tubabarira, duhagaritse imbaraga z'umwijima, duhagaritse abadayimoni, imyuka yo guhinyura, imyuka yo gupinga, imbaraga z'umwijima, turazambura ubushobozi, turazambura ubushobozi, imbaraga zo mu kirere tuzigeze hejuru, tubahoye ubwoko bw'Imana, abantu babandi bave mu mwijima, abantu bandi binjira mu mucyo, umucyo utangaza n'ubarasire, turirukana abazimu, turirukana imyuka, turirukana Antikristo, turirukana imyuka yose mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo, turabahoje abasatani yaboshye, turabahoje abasatani yafashe bugwate, umwuka wera urakoze Mana, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu, tugukomeye amashyi cyane, kuko dukoreye imirimo itangaje, urakoze Mana, urakoze mu izina rya Yesu, amen. Muciye bugufi umuntu wumva ashaka gusengerwa avuga ati jyewe noneho